Ndabasuhuje nabaha ikaze kuri iki gice gisoza gusobanura amagambo agiye atandukanye akoreshwa mu mategeko y'umuhanda. Ngewe rero nitwa Niyoyita Jonathan, twabanye mu bice bitatu bya mbere bibanza bashishikariza ko n'umuntu utari wajya kubireba ko yabireba anyuze n'ubundi kuri iyi channel yacu ya Torotoro kugira ngo noneho dusoze aya magambo yose hanyuma tugireho ubumenyi bukenewe. Uyu munsi rero nabwo turakomeza tureba amagambo yari asigaye uko angana yose ni 13. Turatangira rero ku ijambo ryitwa ikinyabiziga ndakumirwa, dukurikizeho amatara y'urugendo cyangwa se amatara maremare, dukurikizeho amatara yo kubisikana cyangwa amatara magufi, amatara ndangambere, amatara ndanganyuma, amatara kamenabihu y'imbere, amatara kamenabihu y'inyuma, amatara yo gusubira inyuma, itara ndangacyerekezo cyangwa se ikinyoteri, itara rishakisha n'itara rihindukizwa, itara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare, ubuso bubonesha, hanyuma turaza gusoreza ku itara ry'umuhondo. Aya rero ni amagambo turaza kugarukaho muri kino gice cya video gisobanura amagambo agiye atandukanye. Ndabasaba rero kugira ngo aya magambo yose tuzayafate neza mu mutwe kugira ngo bijye bidufasha mu buryo tuyobora ibinyabiziga byacu. Murabona ko muri no video harimo torotoro cyangwa se tracteri ikoreshwa mu mirimo igiye itandukanye. Ahangaha twari turi kuzamura amazi imusozi dukoresheje iriya mashini, ariko mwabonye ko kugira ngo ibanze igere hariya mu gishanga twabanje kunyura mu muhanda n'ubundi nyabagendwa, duhura n'ibindi binyabiziga, duhura n'abandi bayobozi b'ibyo binyabiziga, kandi twahageze amahoro ndetse dusubira no muri parikingi amahoro. Niyo mpamvu rero ibi byose tuba dukeneye kugira gute kubimenya. Nababwira ngo mukore subscribe kugira ngo zino nyigisho zindi z'ubuhinzi tujya tubagezaho, n'izi ngizi zo gutwara byose n'amamodoka na mekanike na maintenance, kugira ngo byose mujye mubibona mu buryo bworoshye. Tugiye rero gutangira tureba ijambo rimwe kuri rimwe, turebe icyo risobanura nk'uko byategetswe. Ijambo ikinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga by'abapolisi, ibizimya inkongi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabaza irabagirana cyangwa irangurura ijwi. Ijambo dukurikijeho rero ni amatara y'urugendo cyangwa se amatara maremare. Bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika umuhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Ijambo amatara yo kubisikana cyangwa se amatara magufi. Bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo. Ijambo amatara ndangambere. Bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Irindi jambo rero tugomba kumenya ni ijambo amatara ndanganyuma. Bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma. Irindi jambo rero ni amatara kamenabihu y'imbere. Bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira imbere yacyo igihe cy'igihu, cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Ijambo amatara kamenabihu y'inyuma. Bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo kirebewe inyuma igihe cy'igihu, cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu mwinshi. Irindi jambo rero ni amatara yo gusubira inyuma. Bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa se ikinyoteri. Bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso.
Irindi jambo rero cyangwa se andi magambo tugomba kurebaho ni amagambo itara rishakisha n'itara rihindukizwa. Bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda, kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya yayo. Amagambo itara ndangamubyimba n'itara ndangaburumbarare. Bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero 6, cyangwa iyo ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 2.10. Ijambo ubuso bubonesha. Bivuga ku byerekeye amatara ubuso busohokana urumuri, naho ku byerekeye utugarurarumuri bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri. Ijambo rya nyuma tugiye gusorezaho ni ijambo itara ry'umuhondo. Bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, ry'umuhondo nyawo cyangwa usa n'icunga hakurikijwe ibisobanuro bivugwa mu ngereka ya 7 y'iri teka. Muri rusange rero ibisobanuro by'amagambo ni ibyo ngibyo. Twahereye ku gice cya mbere tujya ku cya kabiri, tujya ku cya gatatu, none dushoreje ku gice cya 4. Ndumva amagambo arimo twese tuyamenye, ndetse hagize n'iryo wibagirwa wakongera ugafungura video ukareba, hanyuma umuntu akagenda yiyibutsa, ku buryo bizadufasha kuzajya tugenda mu nzira nyabagendwa nta kibazo turi guteza. Ikindi ni uko aya magambo n'ubundi azadufasha mu yandi mavideo tuzagenda tubona imbere, aho tuzagenda dusobanura izindi ngingo zigiye zitandukanye, bityo aya magambo azadufasha cyane. Mugire ibihe byiza rero, mwari kumwe na Niyoyita Jonathan, kandi mbibutsa gukora subscribe rwose kugira ngo mujye mubona amavideo agiye atandukanye, inyigisho zigiye zitandukanye, ku buryo bizadufasha gutera imbere no kwiteza imbere muri rusange.